Ndabasuje kandi mbifuriza amahoro y'Imana ndetse nanabifuriza uwa mbere mwiza. Nizere ko weekend yirangiye yagenze neza cyane, by'umwihariko ku ba sportif. Imikino myinshi yagiye iba hano mu Rwanda. Reka rero natwe tuze n'amakuru yacu y'imikino muri iki gitondo nk'uko bisanzwe. Muri kumwe na Bimenyimana François kuri Ukumbuye TV. Amakuru yacu y'imikino rero turavuga ku mikino y'abafite ubumuga yabaga muri iyi weekend, ariko tuvuge ku irushanwa ryatangiraga kuri faze yaryo ya mbere, kuri phase 1 muri wheelchair ya basketball. Ubwo ni basketball y'abafite ubumuga yatangiraga shampiyona nyine ya 2024-2025 muri iyi weekend yabaye kuri iki cyumweru ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka nyine turimo wa 2024. Rero ni shampiyona navuga yatangiranye imbaraga, ubona ko yatangiranye isura nshyashya ku makipe agiye atandukanye. Amakipe nka Bugesera ni isura nshya, ikipe nka Musanze, amakipe nyine menshi yagiye yigaragaza ku buryo ubona ko urwego rwagiye ruzamuka. Aho navuga wenda ni nko ku ikipe ya Musanze, wenda nubwo turajya ku marezilita, ariko navuga nk'ibyo nabonye mu mikino myinshi yagiye iba. Nk'ikipe ya Musanze yazamuye urwego kuko ni ikipe ubona ko ifite abakinnyi bamenyeranye, baziranye mu mukino wose, bazi uburyo bashobora gukina, uburyo bashobora kwataka ikipe bakaba batsinda, uburyo bashobora gukora defense bakaba batabonwamo amanota. Ni abakinnyi ubona ko bafite experience cyane, kubera ko ni ikipe abakinnyi bayo ntago bahindutse cyane ko nk'andi makipe wenda reka mvuge nka Kicukiro, nk'ikipe ya Kicukiro abakinnyi bayo benshi bavuyemo bahindura amakipe bajya mu yandi makipe. Muri Bugesera bibuko, ariko Bugesera byibuze igira abakinnyi bakomeye izanamo, iravuga iti twebwe muri wheelchair basketball tugomba gushyiramo abakinnyi bakomeye tukaba twatwara igikombe. Rero urumva iyo ikipe ihindagura abakinnyi, nanone hari akantu kazamo ku buryo bigorana kuba bahita bamenyerana. Ariko ikipe ya Musanze nabonye ari ikipe ishobora kuzatanga akazi gakomeye cyane muri shampiyona, kuko ni ikipe ifite abakinnyi bamenyeranye, kuko nta mukinnyi wavuyemo, ahubwo hari abiyongeramo. Ubwo rero ni ikigaragaza ko byibuze iyo kipe, iyo ikipe imenyeranye bazi uburyo bashobora gukorana, kandi muri basketball habamo amatekinike menshi ashobora gukoreshwa kugira ngo ube watsinda, cyane ko n'umutoza aracyahari. ngira ngo ni umutoza ukomeye cyane, muramuzi, Mukandanga Olive, umutoza wamamaye, musifuzi mpuzamahanga. Urumva ni umusportif wimazemo igihe, abazi uburyo bwinshi ashobora kuzamuramo umukinnyi. Ngo iyi kipe ya Musanze rero yitwaraga neza cyane. Wenda tujye kuri rezilita ubwo zabaye ku munsi w'ejo, ko imikino yagenze ubwo twabanzaga kubabwira, ariko ni imikino yatangiye mu masaha yegeye imbere ho gato. Byabanje gusa nk'ibigorana mu kugira ngo hamenyekane fixtures, buryo amakipe ari buze guhura, ariko biza gukemuka, babiganiraho, birarangira birakemuka. Ubwo amakipe menshi yagaragazaga ko ari ikibazo, nka za Gicumbi, umutoza wa Gicumbi Nyirimanzi nawe ufite akazi kenshi gakomeye ko kuba yafasha ekipe ya basketball ikaba yazamura urwego, kuko ni ikipe ikora imyitozo pe. Njya nkunda kubakurikira cyane Gicumbi, bakora imyitozo kenshi cyane, ariko nta ntego mbona bashobora kuba bafite, cyangwa se systeme bubaka ishobora kuba itsinze. Kuko wenda turaza kubigarukaho, nk'iyo Gicumbi igihe imaze muri shampiyona, ntabwo ari ya kipe ubona ko yempuruvinga ku buryo byibuze umwaka umwe ishobora kuba iri ku rwego rumwe, ukaba wayibona ku rundi rwego rw'imbere mu wundi mwaka. Biragoye cyane. Rero Nyirimanzi afite akazi gakomeye,
gushaka ukuntu abakinnyi be cyangwa se ikipe ya Gicumbi Stars wheelchair basketball yazazamuka nayo tukajya tuyibarira mu bikombe. Sinzi intego bakoreraho, ariko icyo kintu nacyo rero bajya bagitekerezaho. Rero abo ni bamwe nyine mu batoza batishimiye iki kintu cy'uko bagiye gukina hataramenyekana uburyo amakipe ari buhure, cyane ko buriya iyo uzi adversaire uri buze kuguhura nawe kare utangira kumwigaho, ugatangira kumenya ese biragenda gute. Ariko reka dukomeze kumva ko ubuyobozi bwa wheelchair basketball hano mu Rwanda nyine babonye ko ari ikibazo kandi gikomeye, bazanabikosora cyane. Buriya biba ari ibintu byinshi bigenda bigonga ama ekipe kuzamura umukino. Buriya n'umukino uba ugenda uzamuka, kuko wheelchair basketball ni umukino uri kuzamuka cyane mu Rwanda, uri gukundwa cyane n'abantu benshi. Ngira ngo ngenda nabibonye, abantu benshi bakunda wheelchair kuko kandi ni umukino mwiza, n'ubundi abantu benshi bagombye gukunda kuko ni umukino ushimishije, ni umukino uryoheye amaso, ni umukino nyine ubona buri muntu wese aba akwiye kuba yakishimira. Tunashimira ubuyobozi bwa wheelchair basketball bukomeza gushyiramo imbaraga zose zishoboka kugira ngo iyi mikino y'abafite ubumuga itere imbere, by'umwihariko basketball kabisa. Rwose kude chapeau kuri Perezida Louise ndetse n'abandi bafatanyije, ba coach JP, ba Eliza Dina. Bose kude chapeau ku bayobozi, kuko bagerageza gukora uko bishoboka byose kugira ngo umukino ubashe kuzamuka. Reka rero tubabwire resultat uko imikino yagenze ku munsi w'ejo. Umukino watangiye, imikino yatangiye nyine itangirana n'abakobwa mu isura nshyashya ya Kicukiro, women basketball. Rero ikipe ya Kicukiro nyuma y'uko Gasabo umwaka ushize yitwaye igikombe, yaravuze iti ntabwo bishoboka, ntabwo mwadutwara igikombe kabiri kikurikiranya. Ihita ikuramo abakinnyi bakomeye cyane, ngira ngo Yvonne yayivuyemo nyuma yo gutwara igikombe banakomveka, ajya muri Kicukiro. Ni umukinnyi ukomeye cyane, umukinnyi mwiza, nawe uvuga uti intego aho ngiye hose ngomba gutwara igikombe. Kicukiro rero yazamuye urwego cyane ku buryo bugaragara, kubera ko yatsinze iyo Gasabo amanota 20-6. Urabona ko Gasabo ifite abakinnyi beza barebare bafite imbaraga, ariko ikintu cyo kumenya finishing birabagora cyane. Kugera imbere ya paniye akaba yatsinda birabagora cyane. Ikindi ibintu byo gutwara amagare, ko kuba wakwepa adversaire, kumenya kwimarika birabagora cyane, kuko akenshi ubusanga bari mu ruhande rumwe. Umutoza rero David urumva nyine afite akazi gakomeye nawe ko kuzamura aba bakobwa kugira ngo bazabashe gutsinda Kicukiro. Nuko rero byari bimeze ubwo Kicukiro yatsindaga Gasabo women wheelchair basketball, iyitsinda amanota 20-6, mu gihe indi kipe Move Dream rero nayo yabashije kugerageza kwitwara neza. Ariko ariko mbivuga, ntago ari igihe kinini imaze muri iyi shampiyona, ngira ngo ni umwaka wa kabiri. Ntago ari ikipe kandi ifite abakinnyi bashyashya. Yego nabo baramenyeranye, ariko uranabibona ko nabo bazamuye urwego. Ntago mbere barazaga ukabona biragoranye kugira ngo babe batsinda, ariko uyu munsi ikipe yego irabatsinda, ariko byibuze nabo bakaba batsinze. Ni ikipe nayo ubona ko yaba nziza, kuko ni abana ubona ko baba bishimye, bafite morale. Ni ikipe ubona ko yaba nziza iramutse ikoranye igihe kinini bagakora imyitozo. Ni ikipe yaba nziza cyane, kuko n'abana bakiri batoya bagifite mu mutwe bataragira ibitekerezo byinshi. Ni ikipe ubona ko ari nziza, ariko nayo itarazamuka neza. Iyo Kicukiro rero nyuma yo gutsinda Gasabo yaraje itsindana Move Dream amanota 18-1, mu gihe ubwo kandi nanone iyi Move Dream rero ikaba
yaratsinzwe nanone na Gasabo amanota 17-7. Move Dream ubona ko hano kuri Gasabo nibyo navugaga, Gasabo ifite ibintu byo, kuko Move Dream kuri Kicukiro yatsinze inota rimwe gusa, kuri Gasabo itsinda amanota 7. Ntabwo Move Dream ntabwo ni ikipe, ntabwo baramenyera cyane kwihuta, kwimarika pass, ntabwo icyo kintu barakimenya. Rero kubonamo amanota 7 kuri Gasabo ni ikigaragaza ko Gasabo ifite imbaraga nke cyane pe, biragaragara kuko ni ikipe, Gasabo ni ikipe imaze igihe, ni ikipe champion y'umwaka ushize, yatwaye igikombe cya shampiyona. Rero urumva ko hari ibintu byinshi bayirushije nyine amanota 7. Move Dream binumvikana ko batsinze amanota 17-7. Reka rero ubwo twari tubabwiye imikino nyine yabanje mu bari n'abategarugori, reka tubabwire noneho mu bagabo. Ikipe ya Kicukiro yatsinzwe na Bugesera mu isura nshyashya cyane. Bugesera rero nayo ikaba yaragiye ku isoko ikavuga iti Kicukiro nubwo mwitwaye neza, twebwe tukaba twari turi inyuma ko umwaka washize ntabwo Bugesera yitwaye neza, iravuga iti reka dukuremo abakinnyi, zaramo abakinnyi bakomeye cyane nka Jonathan, umukinnyi w'umuhanga, nongere mvuge ngo w'umuhanga kuko ndumva ni nawe watsindiye amanota menshi Bugesera. Umukinnyi w'umuhanga kabisa, ubona ko yari afitanye partnership n'umusore Diodoni, umusore nawe w'umuhanga, mwana mutoya cyane kabisa w'umuhanga, ubona ko ikipe ya Bugesera yazanyemo abakinnyi bakomeye nka Nkuru Nziza bayijyamo, uravuga bati ba Elia, abakinnyi nyine bashyashya biyongeramo, bavuga bati tugomba kwitwara neza cyane, n'abasore nk'abandahiro, bana bakiri batoya kabisa, abona ko Bugesera ifite intego yo gutwara igikombe. Bugesera rero yatsindaga Kicukiro amanota 38-18 yonyine kabisa. Musanze Wheelchair ya basketball, Musanze rero yanyagiraga imvura y'amanota Gicumbi nababwiraga nayo igifite akazi gakomeye cyane, yanyagiye amanota 43-6. Kipe ya Musanze Wheelchair basketball rero ni ikipe ubona ko izatanga akazi gakomeye cyane muri shampiyona nababwiraga. Iyi kipe rero ikaba ari nayo kipe yatsinze amanota menshi muri iyi faze, ubona ko Wheelchair igenda izamuka. Ni n'ikipe ubona ko ndumva nibwo twabona kabisa amanota menshi muri iyi shampiyona, ubona ko Musanze yazamuye urwego, nayo ifite abakinnyi bakomeye, harimo umukinnyi bakunze kwita Holpark, ni umukinnyi ukomeye cyane, ngira ngo ni nawe watsinze amanota menshi muri uriya mukino kuko yatsinze amanota 15, ngira ngo akurikirwa n'uriya musore nababwiye w'umuhanga ukina muri Bugesera, Jonathan, musore w'umuhanga. Rero aba ni abakinnyi babona nabo basa barebana ukuntu, ngaratsinda undi agatsinda, Holpark, Jonathan, urabona ko ni ibintu byiza cyane kabisa muri Wheelchair basketball. Urabona ko byibuze iyo tubonamo abakinnyi babiri bahanganye bavuga bati tugomba kuzamura score, ni ibintu byiza cyane kabisa. Ubwo rero Musanze yatsindaga Gicumbi amanota 43-6, mu gihe Kicukiro yatsindwaga na Gasabo nayo mu bagabo. Gasabo nayo yazamuye urwego, navuga ntago bikiri uko byahoze, nubwo wenda abakinnyi nabasanzwe, ariko Gasabo ifite abakinnyi barebare kandi babasore cyane, nka ba Kazungu, ba Kariste, n'abakinnyi barebare kandi bavamo abahanga igihe baba bakoze imyitozo. Umukinnyi nka Slim, abakinnyi bakomeye cyane. Slim ni umuntu ushobora kugutsinda igihe cyose yaba ari libre, igihe cyose umuhaye umwanya yagutsinda cyane, kuko Slim ni umukinnyi wihuta kandi uzi amayeri yose y'igare. Igihe yazamuye ukuboko yashuse ntabwo yagaruka, ahubwo ni umukinnyi ubona ko nawe akeneye gukora imyitozo cyane, kandi nawe akagirirwa icyizere n'umutoza ndetse n'abakinnyi bakamumenya, bakamenya imikinire ye cyane. Ubwo rero Gasabo yatsindaga Kicukiro amanota 30-26, mu gihe indangamirwa z'umutoza JP
umutoza nawe ubona ko akina neza, akinisha n'ikipe ye neza, bakina umukino wo kwitonda, kubanza kureba adversaire ubundi bakaba bamutsinda. Buriya indangamirwa iyo yagutsinze yakugiye imbere biba bigoranye cyane kugira ngo ube wagaruka ngo ukuremo amanota. Indangamirwa rero yatsindaga Gicumbi amanota 15 kuri 5. nuko nguko rero imikino y'ejo yabashije kugenda. Indi mikino yari iteganyijwe nyine birumvikana ntabwo yabaye yarasubitswe kubera ko igihe cyari kiri kwihuta kandi hari amakipe menshi ajya mu ntara yari gutaha, cyane ko imikino yari yatangiye ikerewe bitewe n'uko hari amakipe menshi, amakipe amwe n'amwe ataritabiriye shampiyona yari yanashyize nka Warahuye twayibonyeho ariko ntago yaje yitabiriye, sinzi ikibazo cyabaye, buriya tuzegera abayobozi tubabaze neza. Rero nuko nguko phase 1 yarangiye.